Abadukurikiye muri uyu mwanya tubaramukije mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya n'ubundi wo kwiga nk'uko abenshi muri iki cyumweru mumaze kubimenyera. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Nje tugiye gufatanya muri iki cyigisho kibanza nitwa Byiza. Ngaho aho muri abamaze kugera mu matsinda murimo mu miryango yanyu, mwicishe bugufi dusenge maze twige. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi n'uburinzi bwawe bukomeye byabanye n'ubugingo bwacu, tukaba tugeze muri uyu mwanya tukiriho, izina ryawe ryera rihimbazwe. Tugushimiye ko wateguye n'ubu buryo bwo kwiga kugira ngo duhurire kuri ikoranabuhanga, abana bawe bari hirya no hino muri iki gihugu no hanze yacyo, mu miryango itandukanye, abagize inyota n'amakene byo kwegerana ngo dufatanye gukurikirana ijambo ryawe. Tugushimiye ubwo buryo wadushyiriyeho, warakoze uhabwe icyubahiro. Ijambo ryawe rero mubyeyi, turagusabye ngo urivomerere, imbaraga yawe yaryandikishije riherekeze, twebwe abagiye kurivuga tubabarire ibyaha twagukoreye, utugire imiyoboro mizima, tuvane mu ntege nke uduhe imbaraga, kugira ngo ijambo ryawe rigere ku mitima myinshi kandi rigire akamaro, amaherezo zacu azabe meza tuzatahe mu bwami bwawe. Ngaho tugotesha abamarayika babane natwe, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba. Wenda kuri bamwe, abandi amasaha ashobora kuba atandukanye, ariko aho muherereye mwese reka dufatanye gukurikirana ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana ingingo ijaniranye no gukiranukira Imana muri kimwe mu icumi n'amaturo. Gukiranukira Imana muri kimwe mu icumi n'amaturo. Turareba ingingo zigera muri enye muri iki cyigisho. Bwa mbere, gutanga kimwe mu icumi ni itegeko ry'Imana. Kabiri, amahirwe azanwa no gukiranuka kuri iryo tegeko. Gatatu, ingaruka zo kudakiranuka kuri iryo tegeko. Kane, kimwe mu icumi n'amaturo nta gisimbura ikindi. Ni ukuvuga ngo byombi turabisabwa. Ubwo dushaka kubyiga mu nzira zoroheje zituma buri wese yumva kandi tukabisobanukirwa. Imana guhera mu ntango y'ibihe yaremye umuntu, irangije imuha amategeko amugenga, amategeko amuyobora kugira ngo umuntu ahuze n'ubushake bw'Imana. Yamuhaye amategeko kugira ngo umuntu ye kugendera ku byo yifuza, ye kugendera kuri kamere y'ibimurimo, ahubwo amategeko y'Imana iteka ngo abagendereye gutuma ubushake bw'umuntu n'ubw'Imana bijyanirana. Rero n'itegeko ryo gutanga naryo ndasoma mpereye mu gitabo cy'Abalewi 27. Reka tuhasome maze tuhumve neza. 27 umurongo wa 30 haranditse ngo, mu bimeze mu butaka byose, naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti, kimwe mu icumi n'icy'Uwiteka, ni icyera cy'Uwiteka. 32, kimwe mu icumi cyo mu mashyo yose cyangwa imikumbi yose muzinyura munsi y'inkoni, bazibarisha zose, imwe mu icumi ije ibiyera y'Uwiteka. Kuri uyu murongo wa 30 ati, kimwe mu bimeze mu butaka byose, naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti, kimwe mu icumi n'icy'Uwiteka, ni icyera cy'Uwiteka. Aya magambo nubwo yavuzwe nyuma mu gihe cya Mose, ariko ibitabo bitubwira ko atariho itegeko ryo gutanga kimwe mu icumi ryatangiriye, ahubwo Abisirayeli bari mu butayu
bongeye gusubirirwamo amategeko no guhugurwa akantu n'akandi, ariko mu ntango y'ibihe gutanga Imana igenera isaba umuntu kugira ibyo atanga, cyane cyane muri 1/10, ngo ntabwo ari ibya buno ahubwo ni ibya kera. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 3 hari isubi nshaka kuhasoma ku rupapuro rwa 415 ibihamya haranditse ngo gahunda yo kugarura icya 10 yabayeho kera na mbere y'igihe cya Mose. Abantu basabwaga guha Imana impano mu migambi y'iby'iyobokamana na mbere y'uko iyi gahunda inonosoye ihabwa Mose. Burya iyo gahunda Mose yayihawe inonosoye, bisa naho akantu kose amategeko yose bayandikishije, ariko na mbere y'uko iyo gahunda inonosoye ihabwa Mose, ndetse iyi gahunda tuyibona no mu gihe cya Adamu. Hepfo mu kuzuza iby'Imana isaba mu maturo bagombaga kugaragaza ko banyuzwe n'impuhwe n'imigisha y'Imana kuri bo. Ibi byakomeje gukorwa uko ibisekuru byabo byakurikiranye, ndetse na Aburahamu niko yabigenje. We wahaye icya 10 Melikisedeki, umutambyi w'Imana isumba byose. Iri hame ni naryo ryariho mu gihe cya Yakobo. Yakobo ubwo yari Beteli, ari mu busuhuke n'inzererezi itagira ikibitse mu mufuka, yaryamye hasi nijoro ari wenyine kandi yigunze, yisegura ibuye, nuko asezeranira Uwiteka ati, kandi ku byo uzaje umpa byose sinzabura kuguha mu 1/10. Ntabwo Imana ihatira abantu gutanga. Ibyo batanga byose bigomba gutangwa ku bushake. Ntabwo Imana ishaka ko mu bubiko bwayo huzura nk'amaturo atanganywa kangononwa. Ubwo aya magambo icyo nari nyasomeye nuko gutanga 1/10 n'amaturo ntabwo byaje mu gihe cya Mose, ahubwo mu ntango y'ibihe mu kuremwa k'umuntu. Umuntu guhera mu gihe cya Adamu iryo tegeko ryari ririmo, yari arifite, yari yararihawe, ngo ryakomeje kujya uko ibisekuru byagiye bikurikirana. Aburahamu yaragitanze, Yakobo yaragitanze, noneho mu gihe cya Mose ngo riranonosorwa, ryongera kwibutswa Abisirayeli. Ndetse mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka naho hatubwira ko ingingo yo gutanga 1/10 mu gihe cy'itorero ry'intumwa ngo ntago bayivuzeho cyane, ngo atari uko itari iriho, ngo ahubwo ari uko byari bizwi mu mitima y'abari bariho muri icyo gihe, bitewe n'uko reka nyasome mu paje 81 ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku rufatiro rw'intumwa, hahandi intumwa ariryo torero rya mbere ryo mu gihe cya Yesu, yaravuze ngo icya 10 ni kera cyagenewe Imana yonyine, kigomba kuzanwa mu bubiko bwayo kugira ngo gikoreshwe mu kugoboka ibwirizabutumwa mu mirimo yawo. Musome neza igice cya 3 cya Maraki, maze murebe icyo Uwiteka avuga ku ngingo ya 1/10. Isezerano rishya ntiryongera gutangaza itegeko rya 1/10 ndetse n'iry'isabato. Urumva ngo ni itegeko ngo turi kuri ya ngingo ya mbere, 1/10 ni itegeko. Isezerano rishya ntiryongera gutangaza itegeko rya 1/10 ndetse n'iry'isabato, bitewe n'uko agaciro kayo kombi kazirikanwe, kandi ubusobanuro bwayo mu by'umwuka bukaba bwaratanzwe. Urumva ko mu isezerano rishya itegeko rya 1/10 n'iry'isabato ngo ntabwo impamvu batabivuzeho cyane ngo bavuga akantu n'akandi, kuko mu gihe cya Mose byavuzwe, nuko bo icyo gihe amategeko y'Imana mu mitima yari arimo, isabato yari irimo, gutanga byari birimo, ku buryo ntabwo kutabivuga ari uko bitari byemewe, ahubwo nuko ryari rihawe agaciro mu mitima y'abari bariho muri icyo gihe. Ubwo rero ndetse mu gitabo cy'uburezi hatubwira ko iyo utanze 1/10 iri tegeko ukaryuzuza,
ngo nta nubwo ubugize ubuntu, kuko kimwe mu icumi ni icy'Imana. Ni icy'Imana, ndaza kubisoma, ni Uburezi 157. Yaravuze ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse muyishyire mu bubiko. Ni Maraki 3:10. Iri ni itegeko ry'Imana, ni itegeko. Aha si ihamagara ryo kugaragaza ishimwe cyangwa kugira ubuntu, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubudahemuka. Kimwe mu icumi ni icy'Uwiteka adusaba kumugarurira ku bye. Ntabwo kimwe mu icumi ngo abe ari ubuntu umuntu agize, ahubwo wenda ubaye inyangamugayo kubera ko mu byo wabikijwe by'abandi ubu bigaruriye nyirabyo. Uba uretse kuba umujura, ariko ntabwo ni nk'umuntu wakubitsa inka ukazimuragirira, yarangiza igihe cyagera akakubwira ngo zingarurire. Iyo uzimuhaye yagushimira kuba inyangamugayo, ariko ntabwo uba umuhaye, ahubwo uba umugaruriye ibyo yakubikije. Kimwe mu icumi rero ngo Imana yagambiriye yuko mu gitabo cy'ibihamya, wenda iyi ngingo mwumve uburyo kimwe mu icumi Imana yayigennye. Muri iki gitabo yaranditse ngo ni 416. Haranditse ngo mu gihe cya Mose Imana yahamagariye abantu gutanga icya 10 cy'ibyo bungutse byose. Imana yabagiriye icyizere, ibabitsa ibyo muri ubu buzima. Burya Imana ngo yagiriye abantu icyizere, ibabitsa ibyo muri ubu buzima. Yabahaye itaranto bagomba kugenzura bakazayigarurira. Yabasabye icya 10, kandi iki cya 10 igisaba ari cyo kintu gito hanyuma y'ibindi umuntu yagombye kuyigarurira. Iravuga iti nguhaye 9 mu 10, mu gihe ngusabye kimwe mu 10 nicyo cyanjye. Mbega Imana ngo iradusaba bikeya ugereranije n'ibyo yaduhaye. Iravuze ngo nguhaye 9 mu 10, kimwe mu 10 nicyo cyanjye. Iyo abantu bagundiriye icyo kimwe mu 10 baba bibye Imana. Mu by'ukuri ngo baba babaye abajura, kandi baba bagaragaje kutanyurwa. Ibitambo by'ibyaha, ibitambo by'uko bari amahoro, n'ibitambo by'ishimwe nabyo barabisabwaga, bikiyongera ku cya 10 cy'ibyo bungukaga. Hepfo ibyagundiriwe byose byo mu mutungo w'Imana ariwo kimwe mu 10 cy'ibyungutswe, byandikwa nk'ubujura mu bitabo byo mu ijuru imbere y'amazina y'ababyimanye. Aya magambo ndumva ntabwo ari ubuhanuzi, sinamarenga, ahubwo arumvikana. Bene abo bariganya umuremyi wabo, kandi iyo babwiwe iby'iki cyaha cyo gukerensa ntibiba bihagije kwisubiraho no guhera icyo gihe bagatangira gukora bakurikije ihame ritunganye. Ntabwo ibyo bizakosora imibare yanditswe mu bitabo byo mu ijuru igaragaza ko bananyereje umutungo baragijwe, kandi bagombaga kugarura Uwiteka wawubaragije. Basabwa kwihana nk'uko kubw'uko batakiranutse mu mikoranire yabo n'Imana, ndetse no kubw'uko babaye indashima. Iri jambo muryumve neza. Baravuze ngo iyo abantu bagundiriye kimwe mu 10 ntibayitange, ngo bandikwa mu ijuru, mu bitabo byo mu ijuru ko ari abajura imbere y'amazina yabo. Bene abo bariganya umuremyi wabo, kandi iyo babwiwe iby'iki cyaha cyo gukerensa ntibiba bihagije kwisubiraho no guhera icyo gihe bagatangira gukora bakurikije ihame ritunganye. Kuvuga ngo iyo yihannye ngo ntabwo bihagije kugira ngo yisubiraho ahera aho ngaho yihaniye. Ntabwo ibyo bizakosora imibare yanditse mu bitabo byo mu ijuru igaragaza ko bananyereje umutungo baragijwe, kandi ko bagomba kugarura Uwiteka wawubaragije. Kuvuga ngo nibiba nyuma bakihana, ntabwo kwihana ngo bihagije ngo bihanagure ibiriya bibanditswe mu bitabo byo mu ijuru, ahubwo basabwa kwihana kubw'uko batakiranutse mu mikoranire yabo n'Imana, ndetse no kubw'uko babaye indashima. Hepfo baravuze ngo Imana iha umuntu 9 mu 10, mu gihe iyo isaba kimwe mu 10 kigomba gukoreshwa mu migambi yera, kimwe nuko yahaye umuntu iminsi 6 yo gukoreramo imirimo ye bwite,
ariko ikisigira ndetse ikiyegurira umunsi wa karindwi ikawugira uwayo bwite. Urumva ko burya isabato mu minsi mu gihe Imana yahaye umuntu yamuhaye iminsi 6 ngo akore nk'imirimo ye yose. Uwa karindwi iravuga ngo ni uwanjye, ni uwera, ntukagira umurimo wose uwukoraho. No mu butunzi iravuga ngo 9 ni iryawe uzarikoreshe, ariko 1/10 ni icyanjye. Aravuze ngo nuko rero nk'uko isabato ari yera, icya 10 kibyungutswe nacyo ni icyera. Urumva hari ukuntu abantu bumva isabato iremereye kurusha 1/10, ariko byombi biranganye imbere y'Imana. Baravuze ngo ni ibyera. Imana yarakizigamiye ngo kibi cyayo, izateza imbere umurimo wayo hano ku isi yifashishije iyo nyungu ku mutungo yaragije umuntu. Imana mu mipangire yayo yabonye mu mushinga wayo wo guteza imbere ibyayo ku isi, iravuga ngo reka mbitse umuntu muhe 10 kimwe kibi cyanjye 9 ribirye, iyo nyungu imwe mu 10 nayitanga akankiranukira izaje mfasha mu mushinga wanje wo guteza imbere umurimo wanje hano ku isi. Iyo niyo migambi y'Imana. Ubwo rero 1/10 n'itegeko baratwasomye ngo kugitanga ntabwo ari ubuntu umuntu agize, ahubwo abaye inyangamugayo. Naho ngo iyo ucibye ntugitange ukakirya ubaye indashima, ubaye n'umujura. Ngo ubusabwa kwihana mu gitabo cy'inama ku busonga aho baravuze ngo ntabwo ari no gupfa kwihana gusa, ngo ahubwo aho bishoboka ukaba unakibuka ibyo utatanze, ugomba kubigarura ukabitanga, kugira ngo imbere y'izina ryawe hahandi handitswe ubujura Imana ikubabarire. Rero kugitanga n'itegeko. Ingingo ya 2 ni amahirwe azanwa no gukiranuka kuri iryo tegeko. Buriya itegeko ryose Imana iha umuntu, Imana ni umubyeyi mwiza. Iyo umuntu atanze, ndasoma amasubi atandukanye muri ibi bitabo, amahirwe arimo. Amahirwe ni menshi. Ndayasoma amahirwe arimo gutanga muri iki gitabo 428 ibihamya umuzingo wa 3. Haranditse ngo hari benshi bagiye bareba ishyanga ry'abayuda nk'abantu bakwiriye kugirirwa impuhwe, kubera ko bahoraga basabwa gutanga kugira ngo bashyigikire iyobokamana ryabo. Abayuda ngo bahoraga basabwa kugira ngo bashyigikire iyobokamana ryabo. Hari abaje bareba rero ngo ibyo basabwaga bya buri gihe bakabagirira impuhwe. Ariko Imana yaremye umuntu kandi ikamuteganyiriza imigisha yose yishimira, yari izi icyajaga kumubera cyiza kuruta ibindi. Kandi binyuze mu migisha yayo, Imana yatumye 9 mu 10 bibi by'agaciro cyane kuri bo kuruta uko bari kugumana 10 ku 10 ritarimo umugisha wayo. Burya ngo Imana yararebye ibona mu buryo mu kuntu yapangiye umuntu ibyiza, ngo yabonye aho kugira ngo agumane 10 ku 10 ritarimo umugisha w'Imana, yabana 9 ku 10, noneho 1 mu 10 akagiha Imana, akabona uko abona umugisha w'Imana. Burya hari umugisha urimo mu gutanga icyo 1 mu 10. Twe kujya tubibona nk'itegeko ry'agahato ngo turibone nk'umutwaro, ahubwo hari nk'umugisha muraza kuwumva. Kandi binyuze mu migisha yayo, Imana yatumye 9 ku 10 bibi by'agaciro cyane kuri bo kuruta uko bari kugumana 10 ku 10 ritarimo umugisha wayo. Binyuze mu kugira ubugugu, iyo hagiraga umuntu wari we wese wiba Imana cyangwa akayizanira ituro ridatunganye, byanze bikunze akaga n'igihombo byaramukurikiranaga. Kuva kera mu Bisirayeli, uwabaga yibye Imana ngo akaga n'igihombo byaramukurikiranaga. Imana isoma impamvu ziri mu mitima zitera umuntu gutanga, isobanukiwe n'imigambi y'abantu, kandi zabasaranganyaho imigisha igihe cyayo gikwiriye gisohoye kuko bibakwiriye. Uburyo bwihariye bwo gutanga icya 10 bwashyizweho hashingiwe ku ihame rihoraho kuko amategeko y'Imana ahoraho. Iyi gahunda yo gutanga icya 10 yari umugisha ku Bayuda. Iyo bitaba ibyo ntabwo Imana yari kuba yarabibahaye. Burya ngo yari umugisha. Ni nako izabera umugisha abazakomeza kuyishyira mu bikorwa kugeza ku iherezo ry'ibihe. Ntabwo Data wo mu ijuru yashyizeho gahunda yo gutangana ubuntu ihoraho kandi inoze agamije kwikungahaza. Burya Imana ngo ntabwo ari ishaka kwikungahaza, erega ntinakennye.
ntabwo data wo mu ijuru yashyizeho gahunda yo gutangana ubuntu ihoraho kandi inoze igamije kwikungahaza, ahubwo yayishyiriyeho guhesha umuntu umugisha. Burya umuntu niwe ubiboneramo umugisha. Imana yabonye ko iyi gahunda yo gutanga ariyo umuntu akeneye. Imana yabonye ko iyi gahunda yo gutanga ariyo umuntu akeneye. Hepfo ubwo noneho mwumve ko burya gutanga ni inyungu z'umuntu, harimo umugisha w'umuntu. Ndetse hano hepfo yaravuze ngo amatorero afite abizera b'abanyambere mu gushyigikira umurimo w'Imana, batanga kuri gahunda kandi batangana ubuntu, niyo matorero abatera imbere cyane cyane mu by'umwuka. Amatorero afite abizera batanga niyo atera imbere mu by'umwuka. Gutanga udahatwa nyakuri biri mu muyoboke wa Kristo, bihuza ubushake bwe n'ubushake bwa shebuja. Burya reka mbabwire bana b'Imana, burya ubushake bw'Imana, burya Imana kamere yayo iratangaje. Kamere yayo y'urukundo, kamere yayo yo gutanga, kamere yayo itikunda. Yanze yuko umuntu abaho adatanga, ngo kugira ngo natanga kamere y'Imana niye bihuzwe, ahuze n'Imana. Umugambi w'agakiza washyizweho n'igitambo kitarondoreka cy'umwana w'Imana. Umuco w'ubutumwa bwiza umurika uturutse ku musaraba wa Kristo ucaha ubugugu kandi ugatera umwete ubugira neza no gutangana ubuntu. Ntabwo abantu bagomba kwivovotera ko guhamagarirwa gutanga kugenda kwiyongera. Imana mu buntu bwayo irahamagarira ubwoko bwayo kuva aho bakorera hato bakinjira mu bikorwa byagutse. Muri iki gihe umwijima mu mico mbonera ubudikiye isi, harasabwa gukoresha umwete wa kaburankomyi. Gukunda iby'isi no kurarikira biragenda binyunyuza imisokoro y'ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana bwari bukwiye gusobanukirwa ko imbabazi zayo arizo zituma gusabwa amikoro yabo kugenda kwiyongera. Marayika w'Imana ashyira ibikorwa by'ubugiraneza hafi cyane y'isengesho. Yabwiye Koruneli ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye ku urwibutso imbere y'Imana. Burya abana b'Imana gutanga birimwo umugisha wihariye Imana igenera umuntu. Reka tubirebe imigisha izanwa no gutanga. Imana ngo icyo ishaka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa page 211 mu cyigisho kivuga ngo itorero ry'irinyabuntu, mwumve imigisha izanwa no gutanga kimwe mu 10. Baranditse ngo 211 haranditse ngo abagabura b'ijambo ry'Imana bafite inshingano ikomeye yo guhora bereka amatorero ibikene mu murimo w'Imana kandi bakayigisha gutangana ubuntu kandi badahatwa. Igihe ibi byirengagijwe kandi amatorero ntashobore gutanga kugira ngo afashe abandi, ntabwo bituma umurimo w'Imana uhazaharira gusa, ahubwo n'abizera bavutswe imigisha bagombaga kubona. Burya iyo abantu badatanze ngo ntabwo umurimo w'Imana ari uhura n'amakene, ngo ahubwo n'imigisha Imana yageneye abatanga barayihomba. Ndetse n'abakene bakwiriye kuzanira Imana amaturo yabo, bagomba kugabana ku buntu bwa Kristo, bigomba kugira ngo bafashe abafite ubukene bwinshi kurusha ubwabo. Hepfo buri gikorwa cyose cyo kwitanga gikomeza umwuka wo kugira ubuntu mu mutima w'uwatanze. Burya gutanga byica kwikunda mu muntu, noneho umwuka wo kugira ubuntu ugahaguruka muri wa wundi watanze. Iyo ugize icyo utanga byica kwikunda muri wowe. Ndaza kubisoma. Buri gikorwa cyose cyo kwitanga gikomeza umwuka wo kugira ubuntu mu mutima w'uwatanze, bigatuma yomatana n'uwari umukire ariko agahinduka umukene ku bwacu, kugira ngo ubwo bukene bwe duhinduka abakire. Uwo ni Yesu. Yesu wari umukire agahinduka umukene ku bwacu, kugira ngo iyo kamere ye natwe tuyigire. Ngo bidusaba ko natwe twiga gutanga. Noneho iyo utanze hari icyo bikuremamo muri kamere yawe. Byanditswe mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo 300 kandebe iyi page maze nyisome 350 na gatandatu, ngira ngo haranditse ngo umuti mvajuru uvura kwikunda. Umuti mvajuru, Imana yavuguse umuti uvuye mu ijuru uvura kwikunda, kandi kwikunda ni kamere muntu twese dusangiye.
ariko Imana yapanze umuti uzaje uyivura ikagenda kwikunda bivamo. Umutima wo gutanga ariyo mbuto yo kwiyanga ni ubufasha butangaje kuri nyiri gutanga. Gutanga wiyanze ngo ni ubufasha kuri wowe utanze. Niyo mpamvu bavuze ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Bimushoboza gusobanukirwa byuzuye n'umurimo wa Kristo wajaga ava mu gace kamwe ajya mu kandi agakora ibyiza, afasha abababaye no gukemura amakene y'abakene. Gutanga bihoraho kandi udashaka inyungu ku bandi ni umutima Imana yageneye kwikunda no kwibona bimunga imico yacu. Ni urugo rwa Gikristo 356. Gutanga bihoraho kandi udashaka inyungu ku bandi ni umutima Imana yageneye kwikunda no kwibona bimunga imico yacu. Imana yashyizeho ihame ry'ubugira neza kugira ngo rishyigikire umurimo wayo no gufasha abababaye n'abakene. Yagambiriye ko tugira akamenyero ko gutanga kugira ngo tuburizemo akaga n'icyaha kibica ubugugu. Guhora utanga byonza ubugugu bugapfa. Umugambi w'Imana muri gahunda ihoraho y'ubugira neza ni ukugira ngo abahora basonzeye kurundanya babyegurira Imana yibabeshejeho. Bana b'Imana, ngo guhora utanga byonza ubugugu bugapfa. Niyo mpamvu Imana yagambiriye ko abantu ibabitsa ikavuga ngo kugiza igisonga nawe bibane, ariko nurangiza ubitange ku bushake. Uko ugenda ubirekura ugatanga niko biri kugenda byica kwikunda muri wowe kugapfa, ubugugu bugapfa. Naho ubundi iyo uhawe guhabwa byo bija bikuza ahubwo kwikunda. Iyo uhuye n'umuntu akaguha, neje kongera akaguha, neje ubundi mwahura akaguha, iyo muhuye ubwakane uja wiremamo ko ari bwongere kuguha. Ariko gutanga byo bituma kwikunda muri wowe ubugugu bupfa. Niyo mpamvu mu migisha Imana yageneye umuntu kugira ngo atange. Iyo kiranutse mu gutanga bigenda bikuvanamo ubugugu, bikakuvanamo kwikunda, bikaguha kamere ihuye n'iya Yesu yo gutanga, yo kugira neza, yo kurekura, ukumva wishimiye gutanga kuruta kwishimira guhabwa. Watanga ukumva uranezerewe. Uwo mutima mwiza umeze nk'uwabo mu ijuru tuwuboneshwa no guhora dutanga. Niyo mpamvu ibitabo bigenda bitubwira. Reka turebe imigisha, turacyari kuri iyo ngingo y'imigisha tubonera mu kubahiriza itegeko ryo gukiranuka mu gutanga 1/10. Muri kino gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye 197 haranditse ngo reka twe kujya twivovotera ko duhora dusabwa gutanga kenshi mu kubaka umurimo w'Imana. Reka twe kujya twivovotera ko dusabwa guhora dutanga kenshi. Ni ibiki bituma ayo mahamagara ahoraho ari ay'ingenzi? Mbese ntabwo bikomoka ku bwiyongere bwihuse bw'imishinga y'ibwiriza butumwa? Mbese bidusaba guhora dutanga bikomoka he? Si imishinga yiyongera y'ibwiriza butumwa? Mbese nitwanga gutanga ntituzakereza iterambere ry'iyo mishinga. Abantu bose bafite umwuka wa Kristo bazagira umutima ukabakabwa kandi wuje impuhwe n'ikiganza kiramburiye kugira neza. Twashinzwe umurimo wo kwamamaza ubutumwa buheruka bw'imbabazi bugomba kubwirwa isi. Ubutumwa butegurira abantu kuzahagarara ku munsi w'Imana. Mbese twiyumvisha inshingano yacu? Mbese dukora uruhare rwacu mu kwamamaza ubutumwa? Iki gihe cya none nicyo gikubiyemo inyungu z'iteka ryose. Tugomba gushinga ibendera ry'ukuri imbere y'isi iri kurimbukira mu kinyoma. Hepfo, uko tuzarushaho gushyira mu bubiko bw'inzu y'Imana niko tuzarushaho kubona ibyo gushyiramo. Iyi nayo ni indi migisha. Uko tuzarushaho gushyira mu bubiko bw'inzu y'Imana niko tuzarushaho kubona ibyo gushyiramo, kuko Imana izugurura inzira imbere yacu yongera ibyo dutunze. Ibi ni ukuri narabibonye mu mibereho yanje. We n'umujakazi w'Imana wari kubyandika nkuru kuvuga ubuhamya bw'ibyo yabonye, kandi nawe wenda hari aho ushobora kuba warabibonye. Baravuze ngo uko tuzarushaho gushyira mu bubiko bw'inzu y'Imana niko tuzarushaho kubona ibyo gushyiramo, kuko Imana izugurura inzira imbere yacu yongera ibyo dutunze. Ibi ni ukuri nabibonye mu mibereho yanje. Mu gihe Imana yongera impano iduha,
ntabwo dukwiye guhinduka abikunda ngo tuyime kimwe mu 10 n'amaturo yacu. Twese hamwe, buri wese ku giti cye, dufite uruhare mu murimo wo gukiza imitima. Impano n'amaturo nta numwe muri twe bizagurira agakiza. Iyobokamana rya Bibiliya n'iterambere ry'imico yacu rituma umutima usabana n'Imana, ugakunda iby'Imana ikunda, ukanga iby'Imana yanga. Imana ntizigera yemera amaturo yanyu niba mwizigama. Ntabwo ibasaba gusa ibyayo biri mu butunzi yabahaye, ahubwo ishaka n'umutungo wayo ari wo mubiri yanyu, mu mitima no mu ntekerezo zanyu, kuko byacungujwe igiciro cyinshi cy'amaraso y'umwana w'Imana. Urumva ko Imana ikeneye n'uwo mutima wawe n'uwanje. Noneho twamara kuyikunda twayiha no ku maturo, akaba ariho yumva inejejwe nuko turi kuyiha tuyishimye, kuko tuba twarayihaye n'imitima yacu. Rero bana b'Imana, harimo imigisha myinshi mu gutanga, harimo imigisha myinshi mu gukiranuka, mu gutanga. Kuri ibi Imana iba yaratubikije. Reka nihute. Ikindi bavuze muri iki gitabo n'ubundi cy'ibihamya, umuzingo wa 3 bavuzemo ijambo rikomeye. Kandebe iyi page nayo nyisome kugira ngo nje ku yindi ngingo. Yego, baravuze 118 ngo iyo yaba bazirikanaga icyo Imana yababwiye kandi bakuzuza ibyo basaba, bakayubahisha ibyo batunze, ibigega byabo byarasenderezwaga. Nivuga ngo iyo abantu batanze nabo barahabwa kandi bakongererwa. Kuri iyi ngingo ni ukuvuga ngo iyo utanze bihindura kamere yawe ikaba nziza. Nanone n'imigisha y'iby'ubuzima nayo Imana igakingura amarembo. Wenda kuri iyi ngingo nyiveho nsomye indi suba imwe mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa ku rupapuro rw'190. Kandebe iyi page nayo maze nje ku kandi kagingo kugira ngo nihute. Ni 195. Baravuze ngo bose bakwiye kwigishwa ko bagomba gukorera shebuja icyo bashoboye cyose, bakagira icyo bamugarurira bakurikije uko yabaronkesheje. Abasaba kumugarurira kimwe mu 10 cy'ibyo bungutse, cyaba gito cyangwa se kinini. Kandi abakigumanira bakanga kugitanga babibye Imana ibyayo, ndetse ntibaba bakwiye kwitega ko ibiganza byayo bitanga imigisha bizabana nabo. Kabone n'ubwo itorero ryaba rigizwe ahanini n'abakene, inyigisho yo gutanga n'ubuntu ikwiye gusobanurwa iherewe mu mizi. Mumve bantu mudukurikiranye, kandi iyo gahunda igakurikizwa uko bikwiriye. Imana ishobora gusohoza amasezerano yayo, uburinzi bwayo ntibugira akagero, kandi bwose ibukoresha mu gusohoza ubushake bwayo. Iyo ibonye abantu bayikiranukira mu gutanga 10 mu buntu bwayo bwuje ubwenge butagerwa, ikingura izindi nzira zizatuma 10 kizarushaho gutubuka. Mbega Imana ngo iyo ibonye abantu bayikiranukira, kandi ibi ntabwo ari ukubeshya, mu gutanga 10 ikingura n'izindi nzira zizatuma 10 kizarushaho gutubuka. Umuntu ukurikiza gahunda Imana yagenye muri duke yamuhaye azabigarirwa nk'uhawe byinshi mu butunzi bwe. Noneho burya kutabikiranukaho ni ukwihombya. Reka nje ku ngaruka zo kudakiranuka muri kimwe mu 10. Ingaruka, buriya abantu benshi Satani ajya dutera kwikunda tukiba Imana, ngo twarangiza mu mitungo yacu niyo tuzigamiye abana bacu, ngo tukabazigamira ibirimo na kimwe mu 10 twari guha Imana. Mwumve ingaruka bigira ku rubyaro rwacu. Aya magambo nayasomye numva ateye ubwoba. Ni ibihamya umuzingo wa 2 422. Ingaruka yo kudakiranuka mu gitanga kimwe mu 10. Ibihamya umuzingo wa 3 422. Abimana ibyagombaga kuja mu bubiko bw'Imana, maze bakarundanya umutungo wabo bateganyiriza abana babo.
baba bashyira mu kaga imibereho y'iby'umwuka y'abana babo. Urumva ko kudatanga bivuye no ku mubyeyi, bigiye kugera no ku bana. Abana ngo usange iby'umwuka byabo bigiye guhura n'akaga. Ubutunzi bwabo bwababereye intaza kuri bo ubwabo, babushyira mu nzira abana babo banyuramo. Ni nko kubona umutego wagiye ugwamo ukakuvunagura, ukawushyira n'imbere y'umwana wawe ngo nawe azagwa aho waguye. Ubutunzi bwabo bwababereye intaza kuri bo ubwabo, babushyira no mu nzira abana babo banyuramo, ku buryo abana babo nabo buzababera mendeze yo gusitara bakagwa mu irimbukiro. Abantu benshi bari gukora ikosa rikomeye ku birebana n'iby'ubugingo. Barondereza ibyo bafite maze nabo ubwabo bakiyima, kandi bakima n'abandi byiza bakabaye bakira kubwo gukoresha neza umutungo Imana yabatije, bityo bagahinduka bikanyiza n'abanyamururumba. Birengagiza inyungu zabo z'iby'umwuka, maze bagahinduka ibikuri mu mikurire y'ibyobokamana. Abantu badatanga ibyo n'ibihombo bahinduka ibikuri mu byobokamana, kandi ibyo byose bikababaho kubwo gushaka kurundanya ubutunzi batazashobora kugira icyo bamaza. Imitungo yabo bakayisigira abana babo, kandi iyo mitungo ikaba ari umuvumo inshuro 9 ku 10 ku bayirazwe kuruta uko yari iri ku bayishatse ubwabo. Iyo mitungo yagushije abayishatse ngo bakayisigira abana, ngo isigara ari umuvumo ku bana inshuro 9 ku 10 kuruta uko yari umuvumo ku babyeyi. Abana bishingikiriza ku mitungo y'ababyeyi babo, akenshi bananirwa kugera ku ntego muri ubu buzima, kandi muri rusange bakananirwa rwose guteganyiriza ubuzima bw'ahazaza. Umurage uhebuje indi yose ababyeyi bashoboraga gusigira abana babo ni ukumenya gukora umurimo w'ingirakamaro, ndetse no kubaha urugero rw'ubuzima burangwa n'ubugwaneza butarobanuye ku butoni. Niba baho batyo bazagaragaza agaciro nyakuri k'amafaranga gashobora kunyura abantu, bashingiye ku cyiza azakora mu gukemura amakene yabo n'ibyo abandi bakenye, ndetse no guteza imbere umurimo w'Imana. Mwumve aya magambo avuze ko abantu nibadakiranuka mu 1/10 bakayimba Imana, bagasigira imitungo batatangiye 10 bayivanze 10 cy'Imana kikaba mu mirage bahaye abana babo, ngo abo bana zaba ari kubasigira umuvumo uzatuma bagenda basitara, ngo kandi amaherezo bagwe no mwirimbukiro. Iyo ni ingaruka imwe ku bana. Indi ngaruka nanone ni uguhomba. Muri 418 ya cya gitabo cy'ibihamya baravuze ngo igihe cyose mu bihe byabayeho mu isi, iyo ubwoko bw'Imana bwashyiraga mu bikorwa umugambi wayo wo gutanga kuri gahunda inoze, butanga bwishimye kandi butangana ubushake, impano n'amaturo, bwiboneraga gusohora ku isezerano ridakuka ry'uko imirimo yabo yahirwaga bijyanye n'uko babaga bumviye iby'Imana ibasaba. Iyo bazirikanaga icyo Imana yababwiye kandi bakuzuza ibyo ibasaba, bakayubahisha ibyo batunze, ibigega byabo byarasenderezwaga. Ariko iyo bibaga Imana mu 10 n'amaturo, nanone bahitaga bibonera ubwabo ko atari Imana babaga biba, ahubwo ko ari bo ubwabo babaga biyibye, kuko Imana yagabanyaga imigisha yari yarabageneye ku rwego rungana n'uko babaga bagabanije amaturo bayitura. Mbega iyo uri kugabanya gutanga, ngo n'imigisha y'Imana igenda igabanuka. Murahumvishije? Buriya mu bihombo mwumvise ko kudatanga bigira ingaruka ku bana, bikagira n'ingaruka ku byo dutunze, kuko baravuze ngo ariko iyo bibaga Imana 10 n'amaturo, noneho bahitaga babonera ko ubwabo atari bari kwiba Imana, ahubwo nibwo babaga bari kwiyiba. Mbega Satani ngo aratwica ubwenge. Umuntu akagira ngo niho yikunze, ngo niho yungutse, kandi ariho yiyibye, maze akivutsa imigisha. Baravuze ngo kuko Imana yagabanyaga imigisha yari yarabageneye ku rwego rungana no kubabaga bagabanije amaturo bayitura. Mbega kugabanya, kugira ubugugu, kudatanga, ngo nawe ni ukwihombya, ni ugutuma mu kwawe nawe bigenda bigabanuka, bigenda bihomba. Noneho kudatanga ngo umuntu asobanukirwe
ngo amenye inyungu zirimo, abone ko gutanga burya urukundo ruze mu mutima, yumve ko ari butange asunitswe n'urukundo, yarangiza umuntu akabyigumanira, azaba yihombeje. Reka ndetse ngo saho bigarukiye gusa, ahubwo no mu rubanza tuzabazwa uko twakoresheje umutungo Imana yaduhaye. Muri cya gitabo 424 haranditse ngo iyo gutangana ubuntu gukozwe neza, gukora ku mbaraga z'abantu z'ubwenge n'iz'imico mbonera, kandi bigatera abantu kurushaho gukora ibikorwa byiza mu guhesha abakene umugisha no guteza umurimo w'Imana imbere. Iyo abafite umutungo bamenyaga ko bazabazwa n'Imana uburyo bakoresheje buri faranga ryose, noneho mubyumve neza. Iyo abaye bafite umutungo bamenyaga ko bazabazwa n'Imana uburyo bakoresha mu buri faranga ryose, amakene bibwira bafite yarushaho kugabanuka. Buryo umuntu azi ngo azabibazwa n'Imana, ya makene turundanya mu bwege tugasarura ibyacu twaramaze gupanga ibyo bizakora, tugacuruza twihaye umupira muremure. Ngo yabaye bafite umutungo bamenyaga ko bazabazwa n'Imana uburyo bakoresheje buri faranga ryose, amakene bibwira ko bafite yarushaho kugabanuka. Yabaye umutima nama wabaga muzima, wagaragaza ibyo umuntu yikubiyeho bitari bikenewe, agira ngo aranezeza ipfa ry'inda, ubwibone, ubwirasi no gukunda ibinezeza. Kandi uwo mutima nama wagaragaza gupfusha ubusa amafaranga y'Uwiteka, kandi ayo mafaranga yakagombye kwegurirwa umurimo wayo. Abapfusha ubusa umutungo w'Uwiteka, amaherezo bazasabwa gusobanura uko bagenzereje shebuja. Mu rubanza bura n'urubanza rukomeye. Amafaranga ngo buryo umutima nama wari muzima, ngo amakene yacu twajya tuyagabanya. Nanone umutima nama ari muzima, ngo wakanguka ukareba ibyagiye mu kwikunda, ibyagiye mu guhaza ipfa, ibyagiye mu makene. Satani ngo harukunda ajya gupanga amakene yo kumara amafaranga, maze ukumva agashirira mu byo Satani yagupangiye. Hepfo yaravuze ngo iyaba bavuga ko ari abakristo bakoreshaga umutungo muke mu kurimbisha imibiri yabo no gutaka amazu yabo, kandi bagakoresha amafaranga make mu byo kurya bihenze kandi byangiriza ubuzima bashyira ku meza yabo, bashobora gushyira amafaranga menshi mu bubiko bw'Uwiteka. Muri ubwo buryo bakwigana umucunguzi wabo wasize ijuru, agasiga ubutunzi bw'isi, agasiga ubutunzi bwe n'icubahiro cye, kandi agahinduka umukene ku bwacu kugira ngo tubashe kubona ubutunzi bw'iteka ryose. Niba turi abakene bikabije cyane ku buryo tutashobora guha Imana icya 10 n'amaturo idusaba dukiranutse, twaba turi abakene bikabije ku buryo tudashobora kwambara imyenda ihenze no kurya ibyo kurya bihenze cyane, kuko muri ubwo buryo twaba dupfusha ubusa amafaranga y'Uwiteka mu byifuzo bibi byo kwishimisha no kwihimbaza. Dukwiye kwibaza neza tuti, mbese ni uwuhe mutungo twabikije mu bwami bw'Imana? Mbese turi abakire imbere y'Imana? Bana b'Imana, aya magambo ngira ngo arasobanutse, ngo mu by'ukuri umuntu aramutse arebye neza agakanguka intekerezo zikareba neza, baravuze ngo yabavuga ko ari abakristo bakoreshaga umutungo muke mu kurimbisha imibiri yabo no gutaka amazu yabo, bagakoresha amafaranga make mu byo kurya bihenze kandi byangiriza ubuzima bashyira ku meza yabo, bashoboraga gushyira amafaranga menshi mu bubiko bw'Uwiteka. Ariko urebye aho ngaho niho haje make, niho mu gitabo kimwe cy'ibihamya kino cyitwa ibyakozwe n'intumwa. Reka mbihutire maze nje ku kagingo ka nyuma. Ni ibyakozwe n'intumwa, cya cyigisho kivuga ngo itorero ry'Inyabuntu, bavuzemo ijambo rikomeye, barandika bari gusobanura ukuntu Satani aje agenda 209 abantu bashukishwa gukoresha umutungo wabo mu kwinezeza no guhaza ipfa, kwirimbisha no gutunganya neza aho batuye. Abizera benshi ntibazuyaza gutanga byimazeyo no gusesagura amafaranga bayatanga kuri ibi. Nyamara igihe basabwe gutanga ibijya mu mutungo w'Uwiteka kugira ngo umurimo we kwisi uje mbere, bashaka urwitwazo. Ahari kubera gutekereza ko nta kundi bashobora gukora, batanga udufaranga duke cyane ugereranije nayo batanga binezeza mu bitagira umumaro. Ntiberekana urukundo nyakuri bafitiye umurimo wa Imana, kandi bashishikajwe n'agakiza k'abantu. Mbega uburyo bitangaje ku mibereho y'abakristo ya bene abo bantu
irangwa no kugwingira no kurwaragura. Imibereho y'abantu badatanga irangwa no kugwingira no kurwaragura. Imibereho y'iby'umwuka. Umuntu ufite umutima namugurumana urukundo rwa Kristo gufasha mu iterambere ry'umurimo uruta iyindi kandi wera wahawe umuntu wo kugaragariza isi ubutunzi bw'ubugwaneza, imbabazi n'ukuri, ntabwo azayifata nk'inshingano ye gusa, ahubwo azayifata nk'umunezero. Umuntu ukunda Imana mu mutima ngo gutanga ntazayifata nk'inshingano gusa, ahubwo azayifata nk'umunezero. Azumva ahubwo ari amahirwe kuba Imana imwiyambaje yaramugize igisonga cyayo. Reka nje ku kagingo ka nyuma, nuko 1/10 n'amaturo muri kino gitabo 1/10 n'amaturo nta gisimbura ikindi. Hari abantu benshi baje bagwa ku ruhande rumwe, agatanga 1/10 wenda yungutse gusa ariko nta turo atanze. Ubundi abandi bagatanga amaturo ariko ntibajye batanga 1/10. Ariko ibitabo byarabivuze byombi, nko muri kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku rupapuro rwa 50 batanzemwo aya magambo, reka nyasome maze muyumve. 1/10 kigomba gutangwa, ndetse n'amaturo y'ubushake nayo agatangwa, ndetse Bibiliya ikatubwira ngo tuje tuza guterana tuzanye ituro mu iteraniro ry'Imana. Paje 50 ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Imana niyihira abantu ikabaha ubutunzi, kandi bikora ityo kugira ngo abantu bashobore gutanga kubw'iterambere ry'umurimo wayo. Niyivusha izuba, niyitanga imvura, niyituma ibimera bibaho, itanga ubuzima n'ubushobozi bwo kugera ku byo dukeneye. Imigisha yose dufite ituruka mu biganza byayo byuzuye ubuntu. Nk'ingaruka y'ibyo, Imana yifuza ko abagabo n'abagore bagaragaza gushima kwabo, bagira icyo bayigarurira, batanga 10% n'amaturo. Mwumva ayo maturo ari amaturo yo gushima, amaturo y'ubushake, n'ayuko bavanyweho urubanza rw'icyaha. Burya aya maturo yo gushima, mumvuze haruguru bavuze ko umuntu unyuzwe n'ibyo Imana yamuhaye, izuba yamuhaye, imvura yamuhaye, ubuzima, uburinzi, ukabitekerezaho ngo ugomba, Imana yifuza ko abagabo n'abagore bagaragaza gushima kwabo, bagira icyo bayigarurira. Ntabwo Imana ishaka ngo tugarure dushime gusa ku mvugo. Mu gitabo cy'abakurambere niko bavuze ngo ntabwo Imana ishaka ko dupfa kuvuga ngo Imana warakoze, ngo ahubwo kunyurwa kwacu kugomba kugaragazwa no kuzana ituro. Bakazana 1/10 n'amaturo. Ni ayahe? Ni amaturo yo gushima, ni amaturo y'ubushake, n'ayuko bavanyweho urubanza rw'icyaha. Iyaba ibyo gukora umurimo w'Imana byazanwaga mu bubiko bwayo hakurikijwe gahunda y'Imana yo gutanga 10% cy'ibyungutswe n'amaturo y'ubushake, haboneka byinshi cyane yo guteza imbere umurimo w'Uwiteka. Burya ngo abantu bakiranutse mu gutanga 1/10, ngo bagakiranuka mu gutanga nayo maturo y'ubushake, ngo haboneka byinshi cyane. Ntago bavuze ngo ni bikeya, ahubwo ngo byaboneka ari byinshi, ngo ku buryo amakene yajaza agasanga n'ibyo kwiyakenura bihari. Erega Imana ngo uko umurimo wayo urushaho kugenda ugana mbere. Muri kino gitabo nanone ku rupapuro rwa 200, katurebe iyi paje 208, haranditse ngo si umugambi w'Imana ko abakristo bafite amahirwe arenze cyane ab'ishyanga ry'Abisirayeli ryari rifite kera, batanga ibiri hasi y'ibyo Abisirayeli batangaga. Si umugambi w'Imana ko twebwe abariho none dutanga ibiri hasi y'ibyo Abisirayeli batangaga. Kuko haruguru urebye ukuntu ibyo batangaga, reka mbanze mbisome haruguru. Gutanga 10% wari umugabane umwe muri gahunda y'Imana yo gushyigikira umurimo wayo. Icyo ni 10%. Impano nyinshi n'amaturo byari byarasobanuwe neza n'Imana mu mikorere ya Kiyuda.
abantu bari barigishijwe kugira umutima wo kuba abanyabuntu mu gushyigikira umurimo w'Imana no guha ubufasha ababukeneye. Mu bihe bimwe by'umwihariko hatangwaga amaturo y'ubushake. Mu gihe cy'isarura n'imiganura, imbuto zeze mbere mu murima, zaba ibinyampeke, imizabibu n'amavuta, byari byareguriwe ku bituro riturwa Uwiteka. Ibyo ni ibindi. Igihe cy'isarura n'imiganura, imbuto zeze mbere mu murima, zaba ibinyampeke cyangwa imizabibu n'amavuta, byari byareguriwe ku bituro riturwa Uwiteka. Guhumba no gusarura ibyasigaraga mu mpera z'umurima byarekerwaga abakene. Mu Bisirayeli umurima, iyo umuntu yabaga agiye gusarura, ntabwo yajyaga guhumba. No gusarura mu mpande z'umurima, mu nkokora z'umurima, byarekerwaga abakene. Imiganura n'ubwoya bw'intama byabonekaga igihe intama zakemurwaga, n'imiganura y'impeke mu gihe cy'isarura ry'ingano byahabwaga Uwiteka. Uko niko byari bimeze no ku buriza bw'amatungo yose, ni ukuvuga ngo uburiza bw'itungo ryose. Kandi habagaho n'ikiguzi cyo gucungura umuhungu w'imfura. Imbuto z'umuganura zagombaga gushyirwa Uwiteka mu buturo bwera, kandi zabaga zaragenewe abatambyi. Muri iyi gahunda yo gutanga icya cumi, Uwiteka ashaka kwigisha Abisirayeli ko agomba kuba nyambere muri byose. Muri ubwo buryo bibukijwe ko Imana ariyo nyiri imirima yabo, niyo nyiri imikumbi yabo, niyo nyiri amasho yabo, ko ariyo ibavushiriza izuba ikanabavubira imvura. Byatumaga imyaka yabo ikura neza ndetse ikeza n'umusaruro. Ikintu cyose bari batunze cyari icy'Imana, nabo bakaba ari ibisonga by'umutungo wayo. Imana ngo ashaka kubigisha ko byose ari ibyayo, kandi koko mu by'ukuri urebye uruhare umuntu agira mu byo afite n'uruhare Imana igira, Imana niyo ifite uruhare runini. Imana niyo iguha ubuzima ikaguha n'imbaraga. Imana niyo iguha ubwenge, niyo ituma utarwara ngo bishirire kwa muganga. Imana niyo ibirinda ku manywa na nijoro. Imana niyo itanga imvura n'izuba. Uruhare rwayo rero ni runini. Burya ngo umuntu ni igisonga, ni jera, ngo naho ibyo atunze byose ni iby'Imana. Rero ngo Imana mu guhora ibasaba ngo kwarbwira ngo ibibutse ko ariyo nyiri imirima, niyo nyiri imikumbi, niyo mpamvu bagombaga gutanga 10, bagatanga ibyeze mu murima bwa mbere, bagatanga ibiriya byo guhumba ntibahumbe, ibyo mu nkokora z'imirima, ibyo intama, ubwoya bw'intama, uburiza bw'amatungo, bagatanga incungu yo gucungura imfura yabo. Hepfo baravuze rero ngo si umugambi w'Imana ko abakristo bafite amahirwe aruta ay'Abisirayeli ba kera, batanga ibiri hasi y'ibyo Abisirayeli batangaga. Hepfo kugira ubuntu byasabwaga Abaheburayo, bwari uburyo bwo gutuma ishyanga ryabo ryunguka. Ariko muri iki gihe umurimo w'Imana urakorwa ku isi yose. Yesu yashyize ubutunzi bw'ubutumwa bwiza mu biganza by'abayoboke be, kandi yabaha inshingano yo kumamaza inkuru nziza y'agakiza ku batuye isi bose. Ni iby'ukuri ko inshingano zacu ziruta iz'Abisirayeli ba kera. Niyo mpamvu twebwe agakiza tugashinzwe ku isi yose. Bo ngo bakoreraga mu ishyanga ryabo, ariko twebwe isi yose ni mu kwacu. Abakene bo ku isi yose ni abacu. Itorero ry'Imana ku isi rigomba gutangabano nta rubibi. Niyo mpamvu abaririmo bagomba kwiyumvamo inshingano zo gukorera hagari. Niyo mpamvu dusabwa gutanga ibirenze iby'Abisirayeli banatangaga, kuko turi gukorera hagari. Rero Imana ikeneye ko itorero, abakristo, abaririmo bakabakabwa, bakagira umwuka wo gutanga, maze gutanga bikica ubugugu bugapfa. Reka dusoreze ahangaha, dusaba Imana ngo idushoboze gukiranuka mu byo yaduhaye, idushoboze gukiranuka muri 10 n'amaturo. Tumenye ko ari itegeko, tumenye ko hari imigisha mu babitanga, tumenye ko hari n'imivumo n'igihombo ku badakiranuka. Imana duhe kwihana no kwisubiraho, aho bitagenze neza ku ruhande rwa muntu arabizi, imitima nama yacu irabyibuka. Reka twikosore kandi dusabe Imana kutubabarira, kandi twivugurure guhera uyu munsi. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.